Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'agahinda kandi ni inkuru y'akababaro yamenyekanye mu gitondo cyangwa se nijoro kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Kanama umwaka w'ibihumbi 2022 ahagana isaha y'isaa sita n'igice z'uyu munsi za mu gitondo ku rubuga rwa Instagram ya buravan, ni umuhanzi nyarwanda ukora umuziki nyarwanda, ndetse no ku rubuga www.ivaburavan.com hasohoka inkuru y'amarira gusa y'akababaro ivuga ko uyu muhanzi cyangwa se uyu musore w'imyaka 27 Buravan, aho yari arwariye mu Buhinde cyangwa se in India, bitagenze neza ko yitabye Imana. Rero bikaba bivugwa ko yaba yishwe n'indwara yararwaye ariyo yitwa pancreatic cancer, ariyo ndwara uyu musore Buravan yari amaze igihe kitari gito arwaye yamurembeje. Rero uyu musore Buravan wavutse ku itariki 27 Gicurasi umwaka w'1995, akaba atabarutse tariki ya 17 Kanama umwaka w'2022. Akaba ari umusore w'imyaka 27 y'amavuko kandi akaba yari umuhanzi mu muziki nyarwanda kandi ukunzwe cyane. Akaba yasohoraga indirimbo zigakora ku mitima ya benshi kandi zigafasha benshi bitewe n'ubutumwa zatangaga, bitewe n'icyo yashakaga kuganishaho. Rero uyu muhanzi Buravan akaba yari amaze gusohora indirimbo yitwa Big Time, akaba ari nayo ndirimbo yakoze bwa nyuma cyangwa se ya ndirimbo aheruka gukora. Rero iyo ndirimbo ikaba yarakoze ku mitima ya benshi cyane cyane batari abanyarwanda gusa, ahubwo no hanze y'u Rwanda ikaba yaragezeyo gusa, ahubwo no hanze yarwo, kandi yari ifite abantu benshi bamukurikirana. Indirimbo rero yari imaze kumenyekana cyane kandi na Buravan yari amaze kumenyekana cyane mu muziki nyarwanda, gusa igihe kikaba kibaye ngombwa Imana ikaba imwitwariye, bisa nk'aho Imana iri gutwara beza gusa, ariko ni urugendo rwa twese, ni urugendo. Rero Buravan akaba yatabarutse kuri uwa gatatu izo saa sita z'ijoro, nibwo byagiye ku rubuga rwe, nabwo byatangiye kumenyekana. Gusa byababaje benshi. Ndakeka nawe uri gukurikirana iyi nkuru cyangwa se iki kiganiro biraza kugukora ku mutima. Rero igisa nkaho kishe uyu muvandimwe cyangwa se uyu muhanzi Buravan, akaba ari indwara yari arwaye yitwa pancreatic cancer. Aka ni agace kaba mu mubiri w'umuntu gafasha mu igogora ndetse no mu bindi bitandukanye. Rero iyi ndwara ikaba ariyo yamwishe, gusa akaba afite amagambo yavuze bwa nyuma areba iyo yabwiye abari bamurwaje ati mugerageze mujye mukunda igihugu cyanyu kandi mukunde culture cyangwa se mukunde umuco. Rero bikaba ari amagambo yanditswe mu rurimi rw'icyongereza, byatangajwe ku rubuga rwe. Akaba agira ati it is with unimaginable sadness that we announce to you the untimely passing of our beloved Ivan Buravan, which occurred tonight in India, where he was undergoing treatment for pancreatic cancer. Buravan was a genuine soul that radiated happiness to everyone around him. He motivated all of us to love our country and our culture. Akaba yakomeje agira ati his loss will be immensely felt by his family and friends and throughout our industry. We are certain that our community will remain united as we go through this unspeakable tragedy. Ayo akaba ari amagambo yatangajwe na management ye cyangwa se abasikaye muri management ye. Bakaba babitangaje ku isaa sita n'igice z'ijoro cyangwa se ku munsi wo kuwa gatatu mu gitondo. Rero bikaba byacishijwe ku rubuga rwe. Rero nk'uko mwagiye mubibona muri video z'indirimbo ye, uyu muhanzi Buravan yagiye arangwa n'udushya dutandukanye ndetse agakunda ibintu bitandukanye, barimo nko gukunda umuco w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no gukunda igihugu cy'u Rwanda.
Rero uyu muhanzi buravan, Imana imwakire mu bayo kandi aruhukire mu mahoro, cyangwa se let him rest in peace. Aya magambo rero akaba yarayaciye ku rubuga rwe ahagana izo saa sita z'ijoro. Reka dukomeze tukwifurize kubana The Agent TV, kandi tugusaba kugira ngo ukande subscribe, ukande like, ndetse utange na comment. Reka ukore share mu magroup agiye atandukanye kugira ngo